cyiza bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Tubahaye ikaze na karibu kuri channel SDARM Rwanda. Ni channel y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura, ni itorero rikorera ku isi hose ariko rikorera no mu Rwanda. Rero turi gusangira ibi byigisho mu Kinyarwanda, ni ibyigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data, turi kumwe hano. Bene data iburyo, reka tumwakire abasuhuze. Turabashuhuje mu gitondo cyiza, muri kumwe na Nzabamwita Pierre. Arakoze cyane. Hino turi kumwe na mushiki wacu, nawe reka abasuhuze kandi abibwire. Turabashuhuje mugubwe neza, nitwa Mukandutiye Rusi kandi twishimiye kubana namwe. Arakoze cyane. Azwi no ku izina rya Mama Mbabazi, afite umwana witwa Mbabazi. Imana ibahe umugisha rero batumirwa bacu, twizere ko muri amahoro, meze neza, muduwe neza. Yego rwose, mwiteguye gufasha abantu muri iyi ngingo. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo umucyo mu buturo bw'Imana. Ejo twabonye ingingo yatubwiye ngo umucyo mu butayu. Ese Rusi, hari icyo wafasha abadukurikiranye batabasha gukurikirana ingingo y'ejo? Iyi ngingo yitwa umucyo mu butayu twayibonyemo iki, kugira ngo tubone tujye imbere mu ngingo ya gatatu. Ariko mbere y'uko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera, utugiriye neza, uduhaye amahirwe, ndetse muri iki gitondo n'uyu munsi twagize umugisha wo kwiga ijambo ryawe. Ubwo tugiye kuryiga, dusabye umwuka wera kugira ngo adusobanurire, kandi abazakurikirana ibi byigisho kuri YouTube uzabafashe kugira ngo bazarusheho gusobanukirwa. Ubuntu bwawe bubane natwe, byose tubyakiye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka twongere tubahe ikaze muri ibi byigisho byacu. Abadukurikiranye, reka duhe ikaze Rusi atwibutse ingingo y'ejo kugira ngo dukomeze iyi ngingo ya gatatu. Karibu. Murakoze cyane. Ingingo y'ejo yavugaga ngo umucyo mu butayu. Aha hantu twahabonye yuko natwe nk'uko Abisiraheli babanye n'Imana mu butayu, Imana ikagaragaza urukundo rwayo, ikabayobora mu nkingi y'igicu, ko natwe muri iyi minsi yacu tugezemo, natwe turi mu butayu, ko Imana izabana natwe. Ikindi cya kabiri twabonyemo ikintu cy'inkomezi ikomeye cyane. Harimo amagambo atubwira ngo muri ibyo byabaye harimo amasomo kuri twebwe. Muri rimwe mu masomo meza cyane kandi ahumuriza dusoma mu buhanuzi bwa Yesaya, havuzwe inkingi y'igicu n'iy'umuriro mu rwego rwo kugaragaza ko Imana izita ku bwoko bwayo mu rugamba rukomeye ruheruka, uzarwana intambara za Sekibi. Aha harimo inkomezi ikomeye cyane idukomeza twe turi hano, n'abadukurikiye n'abakomeje umurimo, ko Imana mu rugamba ruheruka izabana natwe. Urakoze cyane, urakoze cyane rwose. Rusi aratwibukije cyane. Umucyo mu butayu turayibutse, igarutse mu bwenge, kandi abafite ibi byigisho mwajya muyiga, n'ababikeneye mujye mutubaza, mushyire muri komanteri, tubabwire uburyo mwabibona. Uwiteka abahe umugisha. Rero tugiye kwiga ingingo itubwira ngo umucyo mu buturo bw'Imana. Reka dusabe mwene Data Pierre aturebere mu Kuva igice cya 40 umurongo wa 34 kugeza 35. Nkeka ko tugiye kureba mu buturo bwera uko byari bimeze. Ikibazo kiratubaza ngo ni gute Kristo yagaragaje yuko ari mu ihema ry'ibonaniro? Ni bwa buturo bwera. Ubuturo bwera nibwo bwarimo ihema ry'ibonaniro, ariko reka twumve uburyo yabugaragayemo. Mu Kuva ibice 40 umurongo wa 34 kugeza 35 haragira hati: maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Akoze cyane. Hano ubu buturo bwera Uwiteka yabwiye Abisiraheli, arababwira ngo mundemere ubuturo, nture hagati muri mwe, ngendere hagati muri mwe. Ubu rero ni ubuturo bwera bwaremwe mu ngando z'Abisiraheli. Handi twabonye ejo uburyo Uwiteka yagendanaga nabo, akababera inkingi y'igicu ku manywa ikabatwikira izuba, noneho nijoro ikababera inkingi y'umuriro ikabamurikira.
aha rero muri izo ngando hubatswemo ubuturo bwera, ihema ry'ibonaniro bagendanaga naryo. Hano rero haratubwiye ngo maze cya gicu gitwikira ihema, ubwiza bw'Imana bwuzura ubwo buturo. Niko mwene data dusomeye. Reka dusabe mwene mushiki wacu adusomere. Hari amagambo ari mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaje 349. Dusomeremo amagambo make twumve icyo Uwiteka, twumve icyo uyu mwuka w'ubuhanuzi usongera kuri aya magambo twasomye muri Bibiliya. Murakoze cyane. Aya magambo arimo intsinzi kandi kabonekamo n'umunezero. Yego. haratubwira gutya ngo imbaraga y'Abisiraheli yateraniye aho ifite amatsiko menshi yo kureba iyo nyubako yera. Ubwo bitegerezaga ibyo banyuzwe kandi bubashye, inkingi y'igicu yahagaze hejuru y'ubuturo bwera maze iramanuka irabutwikira. Ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Garukira aho ngaho rwose. Aya magambo arabyumvikanisha neza. Igihe imbaga y'Abisiraheli yari iteranye igose iryo hema, ngo ryari rimaze kubakwa. Noneho ngo bahateraniye bafite imitima inyuzwe, maze mu gihe bari bahateraniye ngo ubwiza bw'Uwiteka buraza gutwikira ubwo buturo. Uyu ni umugisha udasanzwe, umucyo mu buturo bw'Imana. Mu buturo bw'Imana ingando z'Abisiraheli nuko byagenze. Hano hepfo hari amagambo atubwira ngo hejuru y'intebe y'ihongerero hari Shekina, yagaragazaga ko Imana ihari. Ubuturo bwera nuko bwari bwubatswe, harimo icyitwa intebe y'ihongerero. Noneho rero ngo hari Shekina yagaragazaga ko Imana igenje ite ihari. Bivuze ko ubu buturo bwera bwubatswe Uwiteka yari aburiho. Noneho reka twumve kuri B ngo ni iki cyabaye, ariko turebere mu gitabo cyitwa Urwa Kabiri rw'Ingoma ibice 7 umurongo wa mbere. Noneho ikibazo kirabaza ngo ni iki cyabaye nyuma yaho igihe urusengero rwegurirwaga Imana. Dusomere mu Rwa Kabiri rw'Ingoma ibice 7 umurongo wa mbere. Urwa Kabiri rw'Ingoma ibice 7 umurongo wa mbere. Urwa Kabiri rw'Ingoma ibice 7 umurongo wa mbere. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Akoze cyane. Ubwo hano hejuru twabonye uburyo yabaye umucyo cyangwa se Uwiteka yagaragaye mu ihema ry'Abisiraheli igihe bagendaga mu butayu. Hano rero noneho agaragaye mu rusengero rwa Salomo, kuko Salomo niwe wasengeye urusengero amaze kubwubaka. Iyi nzu y'Uwiteka niwe wayisengeye. Noneho ngo amaze kuyisengera ngo ubwiza bw'Uwiteka bwuzura mu buturo, bwuzura urwo rusengero. Ibi ngibi ni umugisha Abisiraheli bagiye babana n'Uwiteka. Ariko se twebwe muri iki gihe twongere tugaruke umucyo mu buturo bw'Imana, twe ubwo bishatse kuvuga iki? Ni iki ibi ngibi bitwigisha? Reka twakire Pierre atubwire icyo bitwigisha umucyo mu buturo bw'Imana. Byagaragaye mu Bisiraheli, bigaragara bari mu butayu, binagaragara mu rusengero Salomo yari amaze kubaka. Urumva hari haciye imyaka myinshi. None twe muri iki gihe icyo biri kutubwira ni iki? Icyo bitwigisha ni iki? Icyo bishatse kutwigisha muri iyi minsi yacu, ubuturo bw'Imana ni twe. Ubuturo bw'Imana ni twe. Umucyo wuzura ubuturo bw'Imana ni urukundo n'imbabazi by'Imana. Iyo urukundo n'imbabazi by'Imana byuzuye mu mutima hakabonekamo gushima Imana, hakabonekamo amajwi yo guhimbaza Imana, hakabonekamo amajwi y'urukundo, icyo kiba ari igisobanuro cy'uko Imana ihari, iri muri twe, ibana natwe. Icyo rero nicyo dukwiriye kwishimira cyane igihe turi mu iteraniro, igihe umwuka w'ineza, umwuka w'urukundo usabye mu bantu, umwuka wo kubaha Imana. Icyo nicyo gikorwa kiba kigaragaza yuko ubwiza bw'Imana buri aho hantu. None se ubwo abantu twese turi ubuturo bw'Imana? Ubuturo bw'Imana ni twe. Aha mama Mbabazi, sinzi ikintu wavugaho
ubuturo bw'Imana nitwe. Ni gute abadukurikiranye ibi bintu babyumva ko nanjye numva ntabyumva neza? ubuturo bw'Imana nitwe. Urakoze cyane. Twabonye isomo ryatangiye ritubwira ko unkurikira ntazagenda mu mwijima. Igihe umuntu rero akurikiye Yesu ahinduka ubuturo, turi insengero z'umwuka wera hano muri iyi si. Niba umuntu afite Yesu Kristo mu mutima we, mu rusengero rw'Imana, Imana ibasha kubana nawe. Bivuze ko abantu bose atari ko ari ubuturo bw'Imana none, kuko abantu bose ko bakurikiye Yesu. Ndabyumvise none. Udafite Yesu ntabwo yavuga ngo afite urusengero rw'Imana. Ubwo rero bivuze ko ari twe turi imbere ya kamera. Dushimire n'abakameramani baradufasha cyane uburyo basakaza ibi byigisho kandi uburyo bakurikirana ibintu neza. Imana ibaha umugisha bantu mudukamera. Ariko reka twebwe tuvuge, ari twe turi imbere ya kamera, ari n'abadukurikiye. Burya ntabwo wakwishuka ngo ubuturo bw'Imana igihe utakurikiye Yesu. Rero nimureke, kuko ubuturo bw'Imana bwagize umugisha. Burya Imana yamurikaga mu isi mu gihe isi yari ibudikiwe n'umwijima w'ibyaha wagaragaraga mu bantu. Abantu bafite umwijima mu bitekerezo, wihishemo imbaraga ya sekibi. Rero nimureke dukurikire Yesu, dukunde Yesu, tumwiyegurire kugira ngo tube ubuturo bwe. Kandi Bibiliya iratubwira ngo ntidukore ku kintu cyose gihumanye, ntitukanduze urusengero rwacu. Muri make ntugafate ibintu byangiza ngo ubishyire mu mubiri wawe kuko uri ubuturo bw'Imana. Ahubwo fata ijambo ry'Imana urishyire mu ntekerezo, maze nurangiza ugaburire umubiri wawe ibibasha kugufasha. Noneho nurangiza witegure ku buturo bw'Imana. Rero umucyo mu buturo bw'Imana, nimureke tube inyubako z'Uwiteka. Ariko mbere y'uko dusoza, reka dusome amagambo make, dutange n'umwanya umunota umwe kugira ngo twunganire kuri iyi ngingo. Hepfo haratubwira ngo umutwe w'abaririmbyi bera bahurije hamwe amajwi yabo hamwe n'ibikoresho bya muzika by'ubwoko bwose mu guhimbaza Imana. Mu gihe amajwi y'abaririmbyi n'ibyuma byabo bya muzika byumvikanaga mu rusengero hose, maze bikanyura mu kirere bikirangira i Yerusalemu, igicu cy'ubwiza bw'Imana cyuzuye inzu nk'uko kera cyari cyuzuye ihema ry'ibonaniro. Nuko abatambyi bavuye ahera, igicu cyuzura inzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Abatambyi n'abahereza hano bananiwe kugira icyo bakora kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bugenje bute? Bwari bwuzuye. Aya magambo rero atwereka uburyo byagaragaye mu nyubako zari mu isi, uburyo Uwiteka yazihiriye kuko yari yarazivuzeho akazibwira Abisirayeli ngo bazubake. Natwe rero niba tubonye ni iki twe twakora, haba mu buturo, haba mu ahantu hose turi, haba mu hatuzengurutse, ni iki mwabwira abadukurikiye kugira ngo dusoze iyi ngingo tugira ngo umucyo mu butayu, mu buturo bw'Imana. Dusoza reka mvuga akantu kamfashije. Ikintu cyamfashije hano ntabwo ari akantu gatoya, ni ikintu cyamfashije hano muri iyi ngingo. Hano baduhaye ikitegererezo cy'ukuntu Imana yatangaga igisubizo mu buturo bwera. Ku ntebe y'ihongerero habaga hari abamarayika babiri, umwe iburyo undi ibumoso. Babivuze hano muri iyi ngingo, hano mu gika cya mbere mu mwuka w'ubuhanuzi. Noneho ngo iyo marayika w'iburyo yagaragaragaho umucyo mwinshi, bamenyaga yuko Imana itanze igisubizo cyiza. Iyo marayika w'ibumoso yagaragaragaho umwijima, bamenyaga yuko ibyo basabye Imana itabyemeye, itabyumvise. Iki kikaba igikorwa cyiza cyane rero mu busobanuro kuri twebwe. Mu buhe buryo? Marayika ni umuyobozi w'itorero, Igihe umuyobozi w'itorero agaragaweho n'umucyo w'Imana, agaragaweho n'ubwiza bw'Imana, itorero ryose ribona umugisha. Ariko iyo umuyobozi w'itorero yijimye,
iyo abangamiwe, iyo ibintu bitagenda neza, itorero ntabwo ribona umugisha. Aha rero dukwiriye kubyumva neza yuko mu buturo bw'Imana uyu munsi dushobora kubona umugisha binyuze mu muyobozi w'itorero, cyangwa se tukabona umuvumo binyuze mu muyobozi w'itorero. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo nimubumvire mu byo babayoboramo, kugira ngo batabayobora na kangononwa, kuko kubikora babayoboranya kangononwa ntacyo byabamarira. Mama Baba, ni iki twakora kugira ngo abayobozi batuyoboye mu itorero rero bagaragaze umucyo? Bagaragaza umucyo. Rero nibyo tunamaze kuvuga mu kanya, kuba turi insengero z'umwuka wera, kuba turi abakozi b'Imana kuri iyi si. Umuntu ufite Yesu uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa n'uko yumvira ijambo ry'Imana. Umuntu ufite Yesu uzamubwirwa n'iki? Uzamubwira ko agendera mu mategeko 10 y'Imana. Umuntu ufite Yesu n'iki? Uzamubwirwa n'uko yumvira abayobozi bamuyobora. Icyo gihe rero igihe wumvira umuyobozi ukuyobora, uba ugendera mu ijambo ry'Imana. Kandi niba umuyobozi ubona agenze n'ukundi, musengere, hanyuma niba warakiriye Yesu Kristo, ureke umucyo wawe wake, abandi bawukurikire, nta bindi bintu byinshi ugiye. Murakoze cyane. Nkurikije uko mwene data yakivuze, ubwo hari n'igihe yaba umwijima kubera ko mwebwe mufite ikibazo. Niyo mpamvu tudakwiye kujora abayobozi, dukwiriye kubasengera, dukwiriye kuba bugufi kandi tukanabumvira. Reka rero dushimire mwe mwadufashije muri iyi ngingo, ariko dushimire n'abadukurikirana umunsi ku wundi. Uwiteka abaho umugisha, kandi dusaba umwuka wera kugira ngo arusheho kubidusobanurira mu izina rya Yesu. Amen.